igiterane cy'umwuzuro w'ubuhanuzi, nta bishaje mu bishya, nta bishya mu bishaje. Umugambi w'Imana mu karere k'ibiyaga bigari urasohoye. naho ye wezo nyeswe wandura yandure ibihe dore bya bihe nimukanguke bwabubyutse buraje. Munyarwanda, munyarwandakazi, murundikazi, munyekongokazi, namwe banyamahanga, abagore bahishuwe b'ububyutse tubatumiye mu giterane twabateguriye kizaba kuva ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 10 kugeza ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025, kikazabera mu Buholandi Utrecht. Iby'abahanuzi bahanuye kuva kera, dore ngibi mirindi yagira hinda, torero webwe bubyutse buraje. Icyo giterane kigamije gusobanura umugambi w'Imana mu biyaga bigari nk'uko wahishuriwe mwene data Marie Esther Murebwayire. Cyo ni munderaniriza bizera bose, uyu mugambi w'Imana urimo ububyutse muri Afurika hagati, ubwiza bw'itorero rya nyuma n'uko igihugu gishya kizaba kimeze, ndetse no kwitegura gutaha tuva mu mahanga tukazayagarukamo tuzanye ubutumwa bw'ububyutse bufite ibihamya. Gusabye Rwanda, Burundi na Kongo, Yesu ngo bibumwandu wawe. Tuzasezerera ibishaje twinjire mu bishya nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga muri Yeremiya igice cya 1 umurongo wa 10. Dore ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya, kurimbura no kubaka no gutera imbuto. Ejo nk'iki gihe zabwira umwami icyo nsaba. Mu gusezerera ibishaje tuzaba turi kumwe n'abakozi b'Imana b'inararibonye n'abanyepolitiki babibayemo biyemeje kubisezerera ku mugaragaro bagatangiza ibishya. Tuzatangiza kandi Rwanda, umurage utegura amateka mashya muri Kristo Yesu, Ruma mu magambo ahinnye nk'uko byahanuwe n'umuhanuzi Yesaya mu gice cya 43 umurongo wa 18 kugeza ku wa 21, ubwo yagiraga ati: ibyakera ntimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho, dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, ntembesha imigezi mu kidaturwa. Inyamaswa zo mu gasozi, ingunzu n'imbuni bizanyubaha, kuko ntanga amazi mu butayu, ngatembesha imigezi mu kidaturwa, kugira ngo nuhire ubwoko bwanjye natoranyije, abantu niremeye ubwanjye ngo berekane ishimwe ryanjye. Tubahaye ikaze mwese, muhabwe umugisha n'Uwiteka. Umugore umwe wakuwe mu. Ukeneye ibindi bisobanuro wabaza kuri nimero guteranya 33 766 05 50 cyangwa guteranya 41 794 51 80 05. Na Yesu azanye impinduka ku rugamba, twaje intwaro zose z'umwuka ku rugamba. Haleluya, rugamba ari ku rugamba. Haleluya, bene data muri Kristo Yesu. Nanone ni Ejide Ndabarasa, umeje kubagezaho ikindi gice cya 3 cy'ubutumwa nahawe n'Imana, cyangwa se ubutumwa bwa 3. N'ubundi turacyari muri cya gice cya mbere abantu babukurikiranye.
ubu ngubu rero mu kiganiro gishize twakoranye nari nabasezeranije yuko ubutaha nzavuga ku by'umwuka wa Eliya ugiye kugarurwa mu isi. N'ubundi nicyo kiganiro dukora uyu munsi. Ndongeye rero mbahaye ikaze nanone ku Vision TV. Uyu munsi tubane Yesu abaho umugisha. Uyu munsi rero turasa nk'abaganira cyane n'itorero bwashize. Twasaga nk'abavuga twibanda cyane ku gihugu, umugambi w'Imana ku gihugu cy'u Rwanda. Ariko noneho ubu bwo turasa nk'abongera kuganira na rya torero rya Kristo. Iby'umwuka wa Eliya birasa noneho nk'ubutumwa bureba abitorero rya Kristo n'abandi benda kuvukira muri iryo torero. Ntituza kwibanda cyane ku mugambi w'Imana ku gihugu. Hanyuma nibikunda turaza kwita tunavuga ku byo integuza yo guteguriza bwabo byutse twavuze mu kiganiro cya mbere. Reka rero dutangiye dushima Imana yuko yongeye kutugenera uyu mwanya mu izina rya Yesu. Mana Data, ndagushimiye nanone yuko wongeye kutugirira neza ukaduha umwanya wo kuvuga ijambo ryawe, tukavuga ubutumwa waduhaye. Ariko mwami, ubutumwa bukomeze benshi. Ndagusabye ngo bukomeze bwubaka abantu mu bugingo, abitorero bahumurike bamenye umugambi wawe ubafite muri ibi bihe bya nyuma, kandi ukomeze kudukomeza twese. Abakomeje gukurikirana ubutumwa bahumugisha barengere, kandi n'ubu ngubu nabwo tugiye kubana ubahumugisha, kandi nanjye ubane nanjye. Ntihabe ngewe, ntihabe amagambo yanjye, ahubwo ubushake bw'umwuka wera aba ari bwo buganza muri ngewe. Maze mwami mvuga icyo ushaka, imikorere yose y'abadayimoni ntutume ikunda ngo ihame muri uyu mwanya, ahubwo gushaka kawe ariko gusohora kuri ngewe no kuri mwene data ukomeje kumva ubutumwa mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Reka rero dutangire bene data, nongeye kubasuhuza nababwiye amazina yanjye. Kadutangire kuri bwa butumwa bwa gatatu muri cya gice cya mbere n'ubundi kivuga ngo ibihe bya nyuma ku itorero rya Kristo. Nicyo gice cya mbere turimo. Ariko kandi hari ikindi gice cya kabiri cyo ariko ntituzagitindaho, tuzakivuga mu nshamake, kivuga ngo u Rwanda mu gihe gishya ndetse n'irindi zina rishya. Ubwo rero ubutumwa turi gutanga bufite umutwe w'amagambo uvuga ngo u Rwanda mu mateka ya Bibiliya. Nibwo rero ubutumwa dukomeje gutanga, kandi ndagushima cyane yuko wakurikiranye Anabe, ubutumwa bwa Anabe maze gutanga. Yesu aguha umugisha, turimo tuhatanga na se, nawe ikurikirane, kandi Imana iguha umugisha ko mwene so muri Kristo Yesu umumenyesha ibyaya makuru meza umwuka w'Imana yaduhishuriye muri ibi bihe. Rero aho uherereye hatandukanye, mu migabane itandukanye, mu bihugu bitandukanye hano mu isi turimo, ndagusabye kugira ngo ubutumwa bumenye. Niba uri umunyetorero cyangwa se nawe ukunze kubana natwe muri iryo torero rya Kristo, rimwe navuze ritagarukira mu matorero dusengeramo, ahubwo ryambukiranya imipaka, ryo ntirimitwa, ntirigira ahantu rigarukira, ahubwo riba mu isi yose. Iryo torero rero niryo natumwe n'umwuka w'Imana kubamenyesha umugambi w'Imana itugambiriyeho muri iki gihe nuko ibihe bimeze. Ubwo rero tugiye kuvuga ku by'umwuka wa Eliya, abitorero mu bimenye uburyo umwuka wa Eliya w'umuhanuzi Eliya ugiye kugarurwa. Reka rero dutangire dusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Maraki. Turasoma ibice bitatu, umurongo wa 23 na 24. Umutwe w'amagambo aravuga ngo umunsi w'Uwiteka. Dore nzabohereza umuhanuzi Eliya, umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera. Uwo ni we uzasanganya imitima y'abana n'iyabase, kugira ngo ntazaza kurimbura isi umuvumo. Amen. Hano igihe kimwe narimo senga Imana isanze, sinibuka neza itariki, ariko kandi ni nko mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka turimo, nibwo yaje irambwira ngo ngiye kohereza
ngiye kugarura umwuka wa Eliya mu isi. Hanyuma rero mpabwa iki cyanditswe nkanjye nk'umuntu usoma Bibiliya cyangwa nk'umuntu usoma Bibiliya numvisha iryo jambo mpita nibuka ko hari icyo umuhanuzi Maraki nawe yabihanuyeho, sobanukirwa neza ko ibyo Maraki yahanuye kuko bihari igihe cyacu cyo kugira ngo bisohore ari cya none. Hanyuma hano isezerano Imana yari itanze yari ivuze yuko mbere yuko umunsi ukomeye w'Uwiteka uza, Imana izabanza kuzana uwo mwuka. Murabizi ko Eliya yapfuye, nani yagiye mu ijuru adapfuye, ari serwakira imujyanye. Uwo mwuka we rero ukora mu bihe bidasanzwe. So umwuka kuvuga ngo ngizohereza umwuka wa Eliya no kuvuga ngo ni umwuka wakoreraga muri Eliya. Eliya yari umuntu nkatwe, ni nako Bibiliya ivuga ngo yari umuntu nkatwe. Ahubwo umwuka wakoreraga muri Eliya ntiwari usanzwe. Umwuka wakoreraga muri Eliya rero ni ugiye kugaruka. Ubundi si Eliya uzagaruka, oya, ni umwuka ahubwo wakoreraga muri we uzagaruka. Amen. Uwo mwuka rero niwo Imana yasezeranyije nk'isezerano idusezerana twebwe abo mu isi yose yuko mbere yuko umunsi ukomeye w'Uwiteka uza, uyu mwuka izabanza ikawohereza. Hanyuma rero uyu munsi w'Uwiteka ni uwuhe? Uyu munsi w'Uwiteka ukomeye wasobanurwa mu buryo bubiri. Ngiye nk'umuntu usoma Bibiliya nanjye niko nawusobanura. Wa umunsi wa mbere Yesu azaza gutwara itorero, ni umunsi ukomeye udasanzwe utarigize kubaho, kuko icyo gihe hazaba ibintu bidasanzwe mu isi, uko hazaba habaye ikintu kidasanzwe. Hanyuma umunsi wa kabiri ukomeye nanone uburyo twawusobanura w'Uwiteka, twawusobanura igihe isi izaba yubitswe izingazinzwe nk'urupapuro, irangiye igihe cyayo cyo kubaho, nayo twabivuga nk'umunsi w'Uwiteka. Icyo gihe bizaba biteye ubwoba kuko n'uwo munsi abapfuye bose, abakijijwe n'abadakijijwe bazahurira imbere y'intebe yo guca imanza y'Imana, tugacirwa imanza urubanza rwa nyuma, arirwo isi izaba irangije. Rero mu munsi ukomeye wa mbere wo gutwara itorero, mbere y'uko uza hari isezerano ry'uko Imana izabanza kuzana umwuka wa Eliya. Hano turabisomye, Imana ivuga yuko muri umuhanuzi Maraki ibyo yahanuye, avuga yuko mbere yuko umunsi w'Uwiteka ukomeye, mbere yuko itorero rya Kristo ryimurwa, hari umwuka uzabanza wakoraga muri Eliya kuza. Uwo mwuka wa Eliya uza byagenze bite, haba iki, Imana ishaka iki, nibyo ngira ngo twinjire mu dusobanure nk'uko nanjye nabisobanuriwe n'umwuka w'Imana. Icyangombwa rero nuko umwuka wa Eliya ugiye kuza, ndababwira kandi ukuntu ugiye kuzakora muri bya bihe bibiri. Bwa mbere rero umwuka wa Eliya ukora, tubona Bibiliya uvuga mu gitabo cy'Abami abambere n'abakabiri, niho bwa mbere umwuka wakoreye muri Eliya twita umwuka wa Eliya wagaragajwe mu gihe cy'umuhanuzikazi w'ikigirwamana cya Bali witwa Yezebeli. Nibwo umwuka wa Eliya wahagurukijwe. Ubundi yari umuhanuzi, yarasanzwe ahanura, ariko noneho muri icyo gihe Yezebeli yarageze mu gihugu cya Isiraheli, aba aribwo Imana ihagurutsa Eliya, ahaguruka mu mbaraga nyinshi cyane, ahaguruka kurwana n'umwuka wa Yezebeli. Rero Imana yarasanze irambwira ngo isi yose igoswe n'umwuka wa Yezebeli. Yarambwiye ngo isi yose twikiriwe n'umwuka wa Yezebeli. Iyo tuvuze umwuka wa Yezebeli abantu benshi ntibawumva, ariko nagira ngo ngusobanurire abantu bawumve. Noneho nituvuga ngo umwuka wari uraje, wumve n'icyo uje kumara uwo mwuka. Rero Imana imaze kumbwira ngo umwuka wa Yezebeli ngo utwikiriye isi yose, ndaje nsobanura uwo mwuka, nawe rero tubona ko uwo mwuka utwikiriye isi yose. Ariko Imana ishimwe ko igiye kuzana umwuka n'ubundi wa Eliya agahangana n'uwo mwuka wa Yezebeli. Umwuka wa Yezebeli ni mwuka ki? Kuko wa Eliya turawubonye ni umwuka w'Imana ukorera mu bantu, ariko ugakora mu buryo budasanzwe. Wakoreye rero muri Eliya utandukanye n'uwakoreye muri Elisa, nani muri ba Yesaya n'abandi bahanuzi, kuko wa mwuka wa Eliya wagarutse muri Elisa. N'ubundi nabwo tuzabona ko uwo mwuka uzigabanya mu bihe bibiri, nanone tuzabibona. Ariko kandi uwo mwuka wakoreraga muri Elisa ugakora no muri Eliya utandukanye n'uwakoreye mu bandi bahanuzi bandi Bibiliya tugaragariza, ariko wose ni umwuka uva ku Mana. Amen.
noneho umwuka wa Eliya rero uza igihe Imana ikeneye gukubita hasi umwuka wa Yezebeli. Rero umwuka wa Yezebeli utwikira isi yose, ariko Imana ishaka gukubita hasi uwo mwuka wa Yezebeli utwikiriye isi. Umwuka wa Yezebeli ni mwuka kirero, reka tuvugeho. Bwa mbere umwuka wa Yezebeli ugaragazwa mu bami ba mbere, mu gitabo cy'abami ba mbere ibice 16 umurongo wa 31. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko bimubereye bito kugendera mu byaha bya Yeroboamu mwene Nebati, ariyongeranya arongora Yezebeli umukobwa wa Etibari umwami w'Abisidoni, aragenda akorera Bali arayiramya. Uyu nguyu umutwe w'amagambo wavuga ngo ibyo ku ngoma za Bashi na Era na Zimura na Omiru. Yari umwami Ahabu yayoboraga igihugu cya Isiraheli muri kiriya gihe. Hanyuma rero yakomokaga kwa Yeroboamu. Ibyo inkuru zo kwa Yeroboamu murazizi. Hanyuma abona ngo kugendera gukorera mu byaha Yeroboamu mwene hakomoka mu gisekuru cye Yeroboamu, abona ntibimuhagije. Niko bibiri bigaragaje. Uyu nguyu ni umwami Ahabu wayoboraga Isiraheli, habona ntibimuhagije. Reka ngende no kurongora mu yandi mahanga. Arashima ajya kurongora mu gihugu cy'Abasidoni, ashima kurongora umudamu witwaga Yezebeli. Uwo Yezebeli rero niwe waje muri Isiraheli arwanya ubwoko bw'Imana, yica abahanuzi. Uwo nguwo mukobwa Yezebeli nawe yakomokaga kuri se witwaga Etibari. Uwo Etibari rero yari umwami w'Abasidoni. Uwo mwami w'Abasidoni niwe wayoboraga icyo gihugu, ariko yitirirwa Etibari. Ni kuvuga ngo yitiriwe izina rikomoka niho hari ikicaro cy'ikirwamana cya Bali. Abantu benshi cyane bakunze kwita Bayali, ariko ubundi si Bayali ni Bali. Niko biriya ibigaragaje. Noneho rero yari umwami muri icyo gihugu, ariko kandi icyo gihugu niho hari isoko, niho hari ikicaro cy'ikirwamana cyitwa Bali. Noneho se yaragikoreraga, n'iryo zina ryavuye ngo ni Etibari. Iyo Bali nawe yitiriye izina, yitirirwa Etibari. Yari umukozi wa Bali uwo mwami. Noneho abyara umukobwa, uwo mukobwa mwita Yezebeli. Noneho uwo mukobwa Yezebeli amugira umukozi w'ikigirwamana cya Bali, ahinduka umuhanuzi kazi w'ikigirwamana cya Bali. Nkuko natwe turi abahanuzi b'Imana, rero n'ibigirwamana byo bigiye bifite abahanuzi barahari. Ababisenga bagenda bagasanga abahanuzi bakababwira bakabahanurira. Bibaho. Natwe nkuko turi abahanuzi tuvuga iby'Imana, harimo n'abandi bavuga ibya Satani, abakozi ba Satani. Noneho rero uyu Yezebeli ahinduka umuhanuzi kazi. None uwo umuhanuzi kazi abo w'ikigirwamana cya Bali. Amen. Noneho rero Ahabu ajya kurongora, azana uwo muhanuzi kazi. Mwumve bwa mbere na mbere uburyo Bali yinjiye muri Isiraheli. Nibwo bwa mbere na mbere icyo girwamana Bali kinjiye muri Isiraheli. Cyakindi Abisiraheli basengaga, nibwo bwa mbere. Noneho rero uyu Yezebeli ni muntu ki? Usibye ko tumenya havuka mu buryo busanzwe bw'umubiri, ariko ndashaka kubabwira mu buryo busanzwe spirituel ibyo Yezebeli bivuze. Buriya Yezebeli ukomoka ku izina rya Satani. Yezebeli ni izina rya Satani. Reka bibasobanurire neza. Hari urwandiko rwa mbere Paul yandikiye, n'urwa kabiri Paul yandikiye Abakorinto. Turasoma ibice 6 umurongo wa 15. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyo kutifatanya n'abatizera. 15 avuga ngo kandi Kristo ahuriye hehe na Beliyali. Uwo murongo umwonyere, cyangwa se uwizera n'utizera bafatanya mugabane ki? Niko ijambo ribajije. Ariko nashaka gutinde cyane ku ijambo ryitwa Beliyali. Iyo Beliyali nusoma Bibiliya yawe uraza cyane nk'izi Kinyarwanda nizo zibigaragaza, hari akanyuguti ka e. Aho kanyuguti ka e gasobanurwa hano hasi. Haravuga ngo ahangaha niho gasobanurwa
nawe niho wagasanga ku musozo wa Bibiliya hasi aravuga ngo Beliyali ni irindi zina rya Satani risobanurwa ngo ububi. Beliyali, Lucifer, Satani wa mwanzi w'itorero afite amazina menshi. Ni nkuko na Yesu afite amazina menshi, yitwa Umukiza, yitwa Umwana w'Imana, yitwa Umwami, afite amazina menshi. Rero na Satani nawe afite amazina menshi. Rimwe muri ayo mazina rero harimo n'izina ryitwa Beliyali. Iyo Beliyali rero harimo akantu ushaka guti nawe kitwa Beli. Ako kantu ka Beli niho Yezebeli akomoka. Amen. Yezebeli, iyo Beli ikomoka ku rindi jambo ryitwa Beliyali. Ako ka Beli niko gasobanura neza ijambo Yezebeli. Amen. Bitweretse yuko iri zina rya Beliyali ni irya Satani. Yezebeli ndagira ngo tuze kubihuza, muze kumva uwo mwuka uwo ari wo urwanya utwikiriye isi uwo ari wo. Nanjye nabwiwe n'umwuka w'Imana. Iryo ni izina rya mbere tubonye rya Satani ryitwa Beliyali. Ndashaka kubasobanurira ibya Yezebeli. Turongera dusome muri Matayo, mu butumwa bwiza bwa Matayo, cyangwa se uko bwanditswe na Matayo ibice 12, turasoma umurongo wa 24. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu akiza umuntu wari ikiragi akaba n'impumyi. 24 aravuga ngo ariko abafarisayo babyumvise baravuga bati uyu nta wundi umuha kwirukana abadayimoni cyetse Belizebuli umutware w'abadayimoni. Amen. Nashaka gutinda cyane kuri uyu mutware w'abadayimoni. Umutware w'abadayimoni nta wundi Bibiliya ivuga ngo yitwa Belizebuli. Ubundi umutware w'abadayimoni nta wundi ni Satani. Ese tuvuze ngo umutware w'itorero ni Yesu. Amen. Rero n'umutware w'abadayimoni ninde se? Ni Satani, ni Beliyali. Uwo Beliyali batugaragaje irindi zina rya kabiri ryiwe ryitwa Belizebuli. Ndacyashaka kugaruka kuri kakano kitwa Beli. Nanone hano Belizebuli kagarukamo karavuga ngo ni Beli. Iyi Beli rero ifite ijambo ibitse, ari naho Yezebeli byakomotse, yitwa Beli. Iyo Beli ni irindi zina rya Satani. Amen. Nukuvuga ngo Yezebeli yitwaga izina rya Satani. Ni nkuko nanjye umukozi w'Imana, nanjye ukorera Imana, nanjye umwana w'Imana nafata izina rya Data Imana, nanjye nkitwa nk'izina ry'umutware wacu Yesu. Nicyo nano bafashe bafata izina rya Satani ariha umuntu ari wo witwaga Yezebeli. Amen. No kuvuga ngo Yezebeli uriya muhanuzi kazi yitwaga izina rya Satani. Noneho uyu mwami Ahabu akoze ikosa ryo kujya gusezerana, ryo kujya kurongora muri uyu muryango w'ibibigirwamana. No kuvuga ngo kurongora Yezebeli byari bivuze ngo Ahabu arongoranye na Satani. Amen. Nicyo byari bivuze. Yaravuze ngo akoranye amasezerano covenant na Satani. Amen. Mwumva ikintu gikomeye umwami Ahabu yakoze. Yakoze ikintu kidasanzwe. Nicyo cyahise kimura ubwiza bw'Imana muri Isiraheli. No kuvuga ngo nawe iyo abantu bubatse urugo, iyo ugiye ugakorera amasezerano n'umuntu, mugasezerana umwe agahinduka umugabo undi agahinduka umugore, biba bivuze ngo iby'iwanyu urabimpaye nanjye ngo haye iby'iwacu turasangira. Noneho rero Ahabu nawe akoze ikosa rikomeye ryo kujya gukorana isezerano na Satani, arongora Satani. Muyandi magambo niko twavuga, yarongoranye n'umukozi wa Satani. Ko Satani ni umwuka, ntibyashoboka yuko aza mu mubiri ngo adukorana amasezerano bindi, akorera ahubwo mu banyamubiri. Abantu twebwe dufite umubiri ni twebwe aza akicaramo tugahinduka ubuturo bwe nkuko Imana itura muri twebwe. Nuko rero na Satani yaje gutura muri Yezebeli, amuha n'izina rye. Hanyuma Ahabu nawe akora ibyo atazi, arongorana n'imandwa ikomeye ya Satani. Nkuko twabyita ngo yarongoranye na Satani, yakoranye amasezerano na Satani. Igihugu cya Isiraheli abakinjije mu icuraburindi, abakoranye amasezerano na Satani. Guhera ubwo ngubwo Isiraheli iyoborwa na Satani. Amen. Nimwumva hano Yezebeli byakomokaga, nimwumva hano Yezebeli yaturutse, nimwumve n'izina Yezebeli aho riva. Iyo Beli niryo zina rya Satani. Basobanure bahaye byanditswe. Yaho uwo mwuka ugeze ujya wubika ubwiza bw'Imana ukawuhakura.
aho rero nibyo byagaragaye mu gihugu cya Isiraheli, ubwiza bw'Imana buva mu gihugu. Noneho harimo umugabo Imana yahamagaye, yari yaritoranyirije, yaramurebaga, witwaga Eliya. Aza kugira ifuhe ryinshi cyane, arahaguruka ajya ibwami, arababwira ngo kubera yuko mubigenje gutya, mukaba urongoranye, ukaba ukoranye amasezerano na Satani, ukaba utanze igihugu cya Isiraheli, igihugu cy'Imana uragitanze, ugitanze mu maboko y'umugome, ugitanze mu maboko y'umugome w'abana b'Imana, ukaba ugitanze. Nanjye nk'umukozi w'Imana mpagaritse imvura. Muzi imyaka yihagaritse. Amen. Hanyuma arahunga Eliya, ahungira ku kagezi kitwa Ikereti. Ahamara igihe gito, Imana iramwimura imujyana ku mupfakazi. Uwo mupfakazi gisekeje aho yamujyanye ni Sidoni. Yamujyanye Sidoni, niwo mupfakazi yabaga. Navuga ngo Imana ikintu yari ikoze, yari umushyize ku isoko y'ikigirwamana cya Bali, cya Yezebeli. Niho yari isubije Eliya. Umva ukuntu ibintu by'Imana bitangaje. Imujyanye hehe? Isidoni, ku isoko y'ikigirwamana cya Bali, ku ntebe ya Satani ahiri. Amen. Ariko nta yindi mpamvu Imana ari imujyanyeyo, bigaragara yuko ngo yaragiye gufasha umupfakazi, ariko mu buryo spirituel yari imubwiye ngo ndakujyanye, genda ujye guhangana n'ikirere, jya ku isoko uhangane n'imbaraga z'ikigirwamana cya Bali, ujye guhangana na Satani. Ntibishoboka ko Satani wamutsinda, niko bisanzwe n'ubu ngubu. Satani ntiwamutsinda utamukubitiye ku isoko. Bisaba kujya ujye ku isoko hanyuma ubone gutsinda Satani. Imana ifata Eliya mu buryo bw'umwuka, imujyana mu ntambara y'umwuka, ajya kurwana ku cyicaro cy'iki kigirwamana Isidoni. Amen. Hanyuma amaze kurwana iyo ntambara, amaze kunesha, Imana iratangaje, amaze kunesha ihitimbira ngaho usubira mu gihugu cya Isiraheli. Nta kindi yari musubijeho, yaramubwiye ngo none ujya kurwana n'uramuhanuzikazi, ubwo urangije kunesha ku isoko, maze kurwana n'umwanzi umunesheje, ngaho ujya kurwana n'umukozi rero umukorera. Agerayo mu gihugu cya Isiraheli, subirayo, Imana imugejejeyo. Amen. Kiriya gihe yari agiye gukora imirimo y'Imana. Imana yari imaze kumutoza, yari imaze kumuha imbaraga. Uwo mwuka rero wakoraga muri we uje guhangana n'iki? N'umwuka wa Yezebeli. Haleluya. Uwo mwuka rero wa Yezebeli ufite ibintu biwuranga. Ariko nagira ngo mbabwire ngo umwuka wa Eliya uze mu isi gutwikurura uyu mwuka wa Yezebeli utwikiriye isi. Amen. Ndaje mbabwira ibiranga umwuka wa Yezebeli, murabona ko isi yose itwikiriwe koko n'umwuka wa Yezebeli. Ariko Imana ishimwe kiduha isezerano rikomeye. Ndabwira itorero aho riherereye mu mahanga yose, ndaribwira ngo nimuhumure, nimukomere, dore umwami yohereje imbaraga zidasanzwe zigiye kurwana n'uyu mwuka. Cyakora n'umukenyere kigabo, mwinjire mu ntambara y'umwuka, kuko Yezebeli nawe bigiye kumera nko gufata agatuga koza zita zisara. Yezebeli nawe agiye gusara, arwane n'itorero ry'Imana. Ariko ndashima Imana kiduhaye, idusezeranyije imbaraga, idusezeranyije umwuka wa Eliya. Amen, amen, amen. Ubwo rero nangije kubasobanurira bya Yezebeli, nkaba mabwiye n'umwuka wa Eliya, reka none mbabwira ibiranga nihuse, ibiranga umwuka wa Yezebeli ndetse n'ibiranga umwuka wa Eliya. Sindi bujye nsome byanditswe, ariko icyo ndajya mvuga cyose ndajya mvuga naho byanditse kugira ngo ubyisomere. Ngewe mu buryo bwo gucunguza uburyo umwete, sindi busome byanditswe, ariko ndajya nguye ibyanditswe, wowe nuba utuje nawe wisome. Ibiranga umwuka wa Yezebeli, ngewe nabonye bitanu, nawe wabona byinshi. Harimo n'uwo numvishe wabonye 9, nawe wabona byinshi. Nawe uzikorere risherishe urebe. Icyambere kiravuga ngo ni umwuka wica abahanuzi ndetse n'abandi bakozi b'Imana mu buryo cyane bw'umwuka ndetse n'ubw'umubiri. Ibyo ni ibiranga umwuka wa Yezebeli. Muzi ukuntu yisha abahanuzi b'Imana Yezebeli amaze kugera muri kiriya gihugu. Ibyo wabisanga mu gitabo cy'Abami ba mbere igice cya 18 umurongo wa 13. Icya kabiri kiranga uwo mwuka ni umwuka wica abantu ndetse ukanyaga ubutunzi bwabo.
ibyo nabyo wabisanga mu gitabo cy'abami ba mbere 21 kuva ku murongo wa 7 kugeza kwa 16. Icya gatatu ni umwuka urangwa n'uburozi ndetse n'ubupfumu bukabije. Ibyo wabisanga mu gitabo cya kabiri cy'abami ibice 9 umurongo wa 22. Icya kane ni umwuka wigisha inyigisho z'ibinyoma ziyobya abantu zibavana mu kuri. Ibyo wabisanga mu gitabo cy'ibyahishuro Yohana ibice 2 umurongo wa 20. Kandi kindi cya gatanu ni umwuka w'ubusambanyi bukabije. Ubwoko butangaje, ubwoko bwinshi, amoko menshi atandukanye y'ubusambanyi mubona ari muri iyi si yadutse arahari. Ibi none cyane wabisanga mu byahishuwe igice cya kabiri umurongo wa 20 cyangwa se ukabisanga muri 17 mu byahishuwe aho bavuga ibya maraya ukomeye. Amen. Ibyo nibyo bintu bitanu nabonye biranga umwuka wa Yezebeli mbisomye. Ariko nawe wabona byinshi. Nawe ni murebe ukuntu isi igoswe n'uburozi bwinshi. Ni murebe ukuntu isi itwikiriwe n'ubusambanyi bukabije. Ni murebe ukuntu isi itwikiriwe n'uburyo abantu hayiwe bava mu bwiza bw'Imana. Ni murebe ukuntu isi hari ibintu byinshi cyane biranga umwuka wa Yezebeli. Umwuka wa Yezebeli twawubonye ko ari umwuka wa Satani. Nawe ni murebe ibintu biwuranga. Ni byinshi, ni byinshi. Ibi nibyo ngiye nabashije gusoma mbona n'ibyanditswe. Ariko nawe wabona byinshi. Uyu ni wo mwuka rero utwikiriye isi. Ibi nibyo umwuka w'Imana yahereye ko ambwira ngo umwuka wa Yezebeli utwikiriye isi. Isi yose igoswe n'inyigisho z'ibinyoma ziyobya abantu zibakura mu ijambo ry'Imana. Isi yose itwikiriwe n'ubusambanyi bukabije mu nzego zose. Yewe byinjiye ni wacu mu itorero iyobya abantu bigusha abantu benshi. Ibyo murabibona mufite ubuhamya bw'abantu benshi bagiye bagwa bakava mu buntu bw'Imana. Nta kindi cyabiteye ari uyu mwuka mubi w'ubusambanyi uturuka kwa Yezebeli. Ariko rero uyu mwuka utwikiriye isi Imana yarambwiye ngo igiye kohereza umwuka wakoreraga muri Eliya, ari wo Bibiliya yise umwuka w'umuhanuzi Eliya, ngo hanyuma uhabwe ujye mu bantu bahagurukirize kurwanya umwuka wa Yezebeli ugose isi utwikiriye isi. Iki kirere kigoswe gitwikiriwe n'umwuka wa Yezebeli, abo bagabo bagiye guhaguruka. Amen. Umwuka wa Eliya rero ugiye koherezwa mu bantu, kandi uzoherezwa mu bantu batandukanye. Abo bantu rero bagiye koherezwa mu mwuka wa Eliya ni bandi? Nibo ngiye kubabwira. Amen. Niba mwibuka inyigisho twatanze ya mbere ivuga ku bubyutse, twavuze tukiri mu gitabo cya Yesaya, niho twibanze cyane kuko ari cyo gihe n'ubu ngubu turimo, narabivuze ko turi muri icyo gihe cya Yesaya. Umwuka w'Imana yasanze yabimbwiye mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka, ambwira yuko ari kweza abakozi mu isi yose. Haleluya. Arambwira ngo abakozi ari kweza ntabwo ari abantu bose, ahubwo ni abakozi bagiye gukora mu gihe cy'ububyutse. Hanyuma rero aho hantu niho yambwiriye yuko abakozi arimo yeza ari abantu bazagibwamo n'umwuka w'umuhanuzi Eliya. Haleluya, haleluya. Abazagibwamo n'uwo mwuka w'umuhanuzi Eliya nibo bejejwe. Nabivuze kuri iyo nyigisho ya mbere ya tubivuga. Narivuze kandi yuko icyo gihe abakozi bazaba bezwa muri icyo gihe cy'ububyutse bagiye gukoramo, abo nibo bazagirwamo n'umwuka wa Eliya. Uko niko umwuka w'Imana yambwiye. Abo ngabo tubasanga mu gice cya 6 cya Yesaya, ari nacyo Imana ibimbwira twarimo na bugingo n'ubu ngubu tukirimo. Ni igice cya 6 k'icyo gitabo. Ni igihe Imana irimo yeza abakozi, na bugingo n'ubu Imana irakeza abakozi. Ariko abakozi iri kweza ni mu mahanga yose, ni mu migabane yose iri kwezamo abakozi. Ariko abantu bari kwezwa si abantu bose. Oya, si abantu bose, ahubwo umwuka w'Imana arambwiye ngo abiri kweza ngo ni abakozi bazakorerwamo n'umwuka wa Eliya. Amen. Umwuka wa Eliya rero abantu bazawukoramo barimo barezwa mu buryo bw'ibanga. Wasanga nawe uri muri abo bakozi bari kwezwa ukazakora muri icyo gihe. Wasanga nawe urimo. Ntabwo ari ibintu bizasohora kera, nitwe bizasohoraho. Amen. Uwo mwuka rero wa Eliya uzakorera muri abo bantu barimo barezwa mu buryo bw'ibanga. Uko niko umwuka w'Imana yambwiye. Harimo areza abakozi.
mu migabane yose itandukanye. Ndimo ndamenyesha itorero rero ngo ubu ni ubutumwa bw'itorero, ni mubimenye ngo umwuka wa Eliya iki nicyo gihe agiye kugaruka mu isi, kandi azakorera mu bantu batandukanye, azakorera mu ntumwa, azakorera mu bungeri, azakora mu bahanuzi, azakora mu babwiriza butumwa, azakorera mu bigisha, mu mpano zitandukanye. Ubwo nari mvuze impano 7, imbuto ministeri 7 zigaragara mu Efeso ibice 4:11 nizo nari mvuze ko hari impano nyinshi zitandukanye. Nawe uherereye wasanga nawe umwuka wa Eliya uzakorera muri wowe. Hanyuma rero umwuka wa Eliya uzakorera mu bantu, hari ibintu 15 umwuka w'Imana yambwiye bizaba biburanga. Amen. Bizaba biranga abo bantu, bizagendana n'abo bantu, bizakorana n'abo bantu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bizakorana n'abo bantu. Nibihe rero twihuse nabyo bigiye bifite ibyanditswe, ariko simbivuga. Niba mushaka kubimenya muzajya mubisoma muri Bibiliya. Icyambere uzaba ari umwuka uhangara imikorere mibi y'abakomeye. Amen. Abantu bazaba bakorerwamo n'uwo mwuka bazaba badatinya, bashitse ubwoba bwo guhangara imiyoborere mibi y'abakomeye muri iyi si. Bayoboye ibihugu, bayoboye imiryango igiye ikomeye, ariko bagakora mu mwuka wa Yezebeli. Bene abo ngabo bagiye kurwana n'umwuka wa Yezebeli, kandi bagiye kubita hasi. Murabizi neza ko mu bami babivuga uburyo umwuka wa Yezebeli byarangiye utsinzwe, byarangiye ukubiswe hasi. Ikiye cy'itorero nababwiye, cyagiye cy'ububyutse, cyagiye aricyo kimenyetso cya mbere nababwiye. Icyo kimenyetso cya mbere nicyo gihe cy'itorero turimo. Ibyo nabivuze mu nyigisho ya mbere natanze. Icyo gihe cy'itorero ni igihe cy'itorero tukirimo, nicyo gihe umwuka wa Eliya ugiye kuza ugakubita hasi umwuka wa Yezebeli. Muri iki gihe turi cy'itorero rero umwuka wa Yezebeli ugiye gukubitwa hasi, ariko urakubitwa hasi n'umwuka wa Eliya. Umwuka wa Eliya niwo wonyine ubasha gukubita hasi umwuka wa Yezebeli ukamunesha. Haleluya. Uwo mwuka rero wa Eliya ntuzakorera mu basenga gusa. Ntuzakorera mu basenga gusa, uzakorera mu bubaha Imana itoranyije mu bakozi. Muri abo bakozi rero harimo n'abami b'ibihugu. Muri abo bakozi harimo n'abami b'ibihugu. Ibyo tuzaza kubibona hepfo hano. Icya kabiri uzaba ari umwuka ugarura icyubahiro cy'Uwiteka Imana mu isi. Icyubahiro cy'Uwiteka cyatakaye kigiye kongera kigaruke mu isi yose. Itorero aho uri hatandukanye, ubutumwa n'ubwawe. Haleluya. Icya gatatu uzaba ari umwuka uhesha ubundi buzima mu buryo bw'umwuka abapfuye bishwe n'ibyaha. Icya kane uzaba ari umwuka urwanya ukanarimbura indi myuka y'ibigirwamana. Ku kabiri narimvuze, sinarimvuze aho biboneka, reka mbababwiye naho muze kubisoma. Kabiri narimvuze ngo ni umwuka uzaba ari umwuka ugarura icyubahiro cy'Uwiteka mu isi. Wabisanga mu gitabo cy'Abami ba mbere 17:22. Gatatu narimvuze yuko uzaba ari umwuka uhesha ubundi buzima bwo mu buryo bw'umwuka abapfuye bishwe n'ibyaha. Ibyo wabisanga mu gitabo cy'Abami ba mbere 17 nanone 22. Kane narimvuze ngo uzaba ari umwuka urwanya ukanarimbura indi myuka y'ibigirwamana. Wabisanga mu gitabo cy'Abami ba mbere 18:40. Gatanu narimvuze ngo uzaba ari umwuka usanganya abantu n'Imana bakorera, mbega ukura abantu mu rungabangabo bakamenya Imana y'ukuri. Ibyo wabisanga mu Bami ba mbere n'ubundi 18:21. Gatandatu uzaba ari umwuka usana igicaniro cy'Uwiteka cyasenyutse mu isi. Mu gitabo cy'Abami ba mbere niho wabisanga 18:30. Karindwi uzaba ari umwuka wubahisha Uwiteka Imana mu isi yose. Wabisanga mu Bami ba mbere 18:36. Uzaba ari umwuka kandi ubwo tugeze ku 8, uzaba ari umwuka kandi ufite ubushobozi bwo gukora ibitangaza no kumanura ubwiza bw'Imana mu isi. Mu Bami ba mbere 18:37-38. Ikenda uzaba ari umwuka urangwa no kugira ishyaka ryinshi ryo kugarura abantu ku Mana Nyiringabo. Wabisanga mu Bami ba mbere 19:10. 10 kandi akavuga ngo uzaba ari umwuka ugarura ubuzima bw'Ubumana mu isi. Abami ba mbere 19:45.
11 akavuga ngo uzaba ari umwuka urangwa, uzaba ari umwuka ufite ubushobozi bwo kwimika abandi bakozi bazakurikiraho cyangwa bazabasimbura. Ibyo wabisanga mu Bami ba mbere 19 umurongo wa 19 na 21 ubwo kugeza kuri 21. 12 akavuga ngo uzaba ari umwuka ufite ubushobozi bwo gukuraho abami mu bihugu n'imiyoborere mibi, ukimika abandi bami Uwiteka yishimira ndetse n'abakozi. Ahantu ndagira ngo mpatinde, ibyo wabisanga mu Bami ba mbere 19 kugeza kuva kuri 15 kugeza 17. Uwo mwuka uzaba ufite uhawe ubushobozi bwo gukuraho, bwo kwimura abami. Uzajya ugenda uvuge ngo uyu muyobozi arimo arayobora mwuka wa Yezebeli kubw'imbaraga n'ubushobozi bafite mu kanwa kabo, bazajya bakoresha ubushobozi bafite bategeke uwo muyobozi akurweho. Kuri ku mwuka w'Imana yambwiye, umwuka wa Eliya ugiye kuyobora isi. Amen. Reka dukomeze 13. Uzaba ari umwuka ufite ubushobozi mu kanwa kawo wo gutwika. Ibyo wabisanga mu Bami ba kabiri igice cya 1 umurongo w'9 kugeza kuri 14. Uzaba ari umwuka ufite ubushobozi bwo kumanura ibihugu, guhumanura ibihugu bihumanye. Wabisanga mu Bami ba kabiri ibice cya 2 umurongo wa 19 kugeza kuri 22. Akanyuma ariko ka 15 uzaba ari umwuka ukura abantu mu kazuyaze. Ibyo wabisanga mu Byahishuwe 3, Byahishuwe Yohana kuva ku murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 16. Ibyo bintu 15 ni ibintu bizagendana n'abantu bafite umwuka wa Eliya. Tuzababwirwa nuko aba bantu bazaba barangwa n'ibi bintu 15. Nibyo bizagenda bibaranga. Bazaba bafite ubushobozi budasanzwe mu kanwa kabo, bamanura umuriro, bafite ubushobozi budasanzwe, basana igicaniro cy'Imana, bazakubita hasi umwuka wa Yezebeli. Ndabizi Satani ntiyishimye kubwira ihishurirwa cyane Imana ihishuye turimo dutangariza abera, ariko ndagira ngo mbabwire ngo uko bigenda kose Imana ihagurukije abakozi mu isi yose, kandi wasanga nawe urimo, wasanga ari wowe, wasanga ari umushumba uyoboye itoro runaka, wasanga ari umuhanuzi runaka, wasanga ari nawe uri kubyumva, wasanga ari wowe. Nawe wasenga Imana akaba wowe, ukazakurwamo n'uwo mwuka wa Eliya, ugakubita hasi umwuka wa Yezebeli wuzuye isi, umwuka w'ubusambanyi ukakubita hasi, uyu mwuka w'ubutinganyi bubi buri mu isi ukawukubita hasi, ugakubitwa hasi. Kandi turi mu gihe cyacu itorero, turi mu gihe cyo kurwana. Ariko kandi nagira ngo mbatangarize ikintu kimwe, nubwo bimeze gutyo turi mu gihe cy'itorero, kandi umwuka wa Eliya ukaba ugiye guhagurutsa kurwanya umwuka wa Yezebeli. Mwitonde, umwuka wa Yezebeli ugiye guhagurukana uburakari bukomeye. Aho niyo akarengane kabera kagiye guturuka. Ugiye guhagurukana uburakari bukomeye, abantu b'Imana barenganye kubera umurimo bagiye gukora, kandi bizaba mu isi yose. Amen. Bizaba mu isi yose. Hanyuma umwuka w'Imana kandi arongera arambwira ngo uyu mwuka wa Eliya n'ubundi ngo uzakora mu bihe bibiri. Eliya mu gihe cya Yesaya ndetse na Esa mu gihe cya Yeremiya. Bene data, mu nyigisho ya mbere twatanze murayibuka ivuga ku bubyutse, nababwiye ko ububyutse Imana yambwiye ko izabugabanya mu bihe bibiri, mu gihe cya Yesaya n'igihe cya Yeremiya. Kandi mbere yuko igihe cya Yesaya aricyo kizabanza, kandi turi mu gice cya 6. Hanyuma rero irambwira ngo muri ibyo bihe bibiri gabanyijemo ububyutse, n'uwo mwuka wa Eliya nawo uzakora mu bihe bibiri, nkuko n'ubundi wakoze mu bihe bibiri. Bwa mbere wakoze mu gihe cya Yesaya, wakoze mu gihe cya Yeremiya, cya Eliya, ariko ubu ngubu Eliya nyirizina azakora muri iki gihe cya Yesaya. None we yasize Elisaya nawe akore mu gihe cyande cya Yeremiya. Haleluya. Uko ni kundi mwuka w'Imana nanone yambwiye. Arongera arambwira ngo uyu mwuka wa Eliya uzatangirana n'ububyutse. Haleluya. Nimwumva igihe umwuka wa Eliya uzazira. Umwuka wa Eliya uzatangira n'ububyutse. Ububyutse buzatangirira mu Rwanda. Ibyo nare bibabwiye nkuko nanjye nabibwirijwe n'umwuka w'Imana. Muri icyo gihe umwuka w'ububyutse n'utangira uzatangirana n'umwuka wa Eliya.
Haleluya. Ubu abakozi bari kwezwa ntibarawuhabwa, uzatangirira mu gihugu cy'u Rwanda. Ndacyashimangira umutwe w'amagambo uvuga ngo u Rwanda mu mateka bibiri. Nuko ibyahanuwe muri Bibiliya birimo birasohora ku butaka bw'u Rwanda. Uzatangira n'igihe cy'ububyutse, kandi ububyutse buzatangirira mu Rwanda. Uwo mwuka wa Eliya rero uzatangirira mu Banyarwanda. Amen. Imana ishimwe kubwo mugambi mwiza ikomeje kutugambiriraho. Imana ihabwa icyubahiro. Nibyo rero narifite kubabwira ku mwuka wa Eliya. Nibyo nagira ngo mbashire mu nshamake basobanurira ibyo umwuka nanjye yambwiye ko umwuka wa Eliya ugiye kuza mu isi, kandi uzakorera muri abo bantu n'ahantu hatandukanye, uzari mu bantu batandukanye. Rero ubwo bubyutse bugiye kuza, hari integuza igiye kuza kubuteguza. Niyo ngira ngo mvuge mu nshamake, ndavugamo utuntu nka 4 kuri iyo nteguza, hanyuma dusoze tugize vuba kugira ngo n'ubutaha tuzakomeze. Nari nabasezeranije yuko ubuzakurikiraho tuzavuga iby'umwuka wa Eliya, tubivuzeho. None reka tuvuge nanone iby'integuza igiye kuzaza guteguriza ububyutse. Amen. Vuga ngo haleluya. Yewe ndafashijwe cyane kubw'amagambo y'Imana meza, kubw'amasezerano meza Imana iri muheza itorero, iribwira ngo itorero rigeze igihe cyo gutaha. Ndabishimangira nanone ng'itorero rigeze igihe cyo gutaha. Niyo mpamvu mwumva Imana iri bikora ibi ngibi, nukugira ngo itegure. Mubwashize narababwiye ngo mu Rwanda niho igiye gushinga intebe yayo, nta yindi mpamvu. Intebe yayo ngo nukugira ngo itegure itorero gutaha. Amen. Imana ihabwa icyubahiro rero. Reka twihute tuvuge iby'integuza. Iby'integuza ni kuri se muri iki gice cya mbere. Iyo nteguza n'agabantu kase, ari nako kanyuma gasoza igice cya mbere kibihe bya nyuma ku itorero. Amen. Ubutaha ubwo tuzasukura tuvuga igice cya kabiri kivuga ngo u Rwanda mu gihe gishya n'izina rishya, ariko sozeje ku ijambo rivuga ngo iby'integuza yo guteguriza ububyutse mu gihugu cy'u Rwanda. Nicyo ngiye gusorezaho iki gice cya mbere. Iyi nteguza rero ni umuntu. Icya mbere umwuka w'Imana yarambwiye ngo buri bwami bufite integuza. Nababwiye ubwami butatu. Iyo ni inyigisho yo kuri B irangiye y'ubushize yarangiye ivuga ibihe bine kuza mu Rwanda. Navuze ku gihe cya gatatu, navuze icyitwa ubwami bw'Imana mu isi. Ubwami bw'Imana mu isi rero ibyanditse muri cya gitabo cy'amabanga y'Imana yavuze ko buzaza, yari agambiriye ko buzaza mu isi mu bihe bitatu. Igihe cya kabiri rero ni ubugiye kuza mu gihugu cy'u Rwanda. Listo bashisa regrene drama sise regrene ni ubugiye kuza mu gihugu cy'u Rwanda. Haleluya. Noneho rero ngo buri bwami bufite integuza. Niyo mpamvu rero iyi nteguza igiye kuboneka mu gihugu cy'u Rwanda. Ni umuntu. Niyo ngiye kubabwira, mbabwire n'izina rye. Noneho naza tuzamumenya. Amen. Ubwami bwa mbere nababwiye ko ari ubwami butangira itorero. Bwari bufite integuza. Iyo nteguza ya mbere yitwa Yohana Umubatiza. Niyo yategurije Yesu niwe wazanye ubwami bwa mbere. Ubwo bwami bwa mbere rero haboneka integuza. Iyo nteguza yitwa Yohana Umubatiza iramuhishura. Iyo ni integuza y'ubwami bwa mbere. Hanyuma integuza ya kabiri rero nigiye guteguriza ububyutse. Wishurwa kubwo bubyutse. Kuko ubwo bubyutse niburangiza wishurwa urangije kugaragara, iyo nteguza yabirangije akazi kayo izahita ihagarara, nayo izinjira mu murimo nk'izindi ntumwa nk'izindi nk'abandi bakozi. Ariko igiye kubanza yambara umwambaro w'integuza itegurizwa ububyutse. Ubwami bwa gatatu ni ubuzaza mu gihugu cya Israel mu gihe cy'imyaka 1000 nabwo bifite integuza. Integuza zo ne ebyiri. Wabisoma mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 11 ku gice cyose ukagisoma ni ubibona. Iyo bisomye neza wumva harimo abantu bavugwa bazaza, abasaruzi babiri bazaza mbere yuko imyaka 1000 ingoma y'imyaka 1000 yimikwa baze mu gihugu cya Israel. Bazabaje guteguza abantu. Nibiba bimeze gutyo ubwami bw'Imana buzabwenda kugaruka. Abera tuzaba twenda kugaruka ngo dutegeke ingoma y'imyaka 1000. Iyo bisomye neza wumva harimo ukumva n'imirimo yagiye ikorwa, wumva ibyagiye bikorwa byarakozwe na Eliya bigakorwa nande na Mose, ibitangaza byakozwe. Umwuka w'Imana rero nibwo yamishuri yambwira yuko izo rizo nteguza z'ubwami. Amen.
zizaba zisanganya imitima y'abantu. Icyo gihe abantu benshi bazakizwa, niko Bibiliya ibivuga mu gihe cy'ubwami bwa gatatu. Ubwo rero nari mbabwiye ngo buri bwami nabwiye ko bufite integuza, ubwo bwami butatu. Rero na hano mu Rwanda iyo nteguza irahari, narayibwiwe, ariko mbwirwa yuko yo izahaguruka nyuma y'igihe cya gatatu kimaze gusohora mu Rwanda, aricyo gihe cy'ubwami bw'Imana kimaze gusohora, yizahagurutswe igihe cy'ububyutse cyegereje. Iyo nteguza nicyo kimenyetso cya nyuma cy'uko ibyasezeranijwe n'Imana cy'ububyutse buje. Iyo nteguza rero niyo tugiye kuvugaho. Imana kandi yongeye kumbwira yuko mbere yuko ububyutse bwoherezwa izabanza guhagurutsa umuntu ariwe nteguza yo kubanziriza ubwo bubyutse, cyangwa se inateguriza ubwo bubyutse. Icyo ni icyambere Imana yambwiye. Icya kabiri, Imana kandi irambwira ngo iyo nteguza tuzayibwirwa nuko yigisha inyigisho z'umuhanuzi Yesaya mu mwambaro wa Yohana umubatiza. Dutangiye kumenya ikizatubwira iyo nteguza, ahatazahaguruka abandi bantu bahanuzi bakitirira iyo nteguza. Iyo nteguza ikizahitubwira inyigisho zayo, izaba yigisha inyigisho zavuzwe n'umuhanuzi Yesaya. Icya kabiri, izabikora mu mwambaro w'integuza ya mbere y'ubwami bwa mbere yitwa Yohana umubatiza. Icyo nicyo kintu cya mbere kizamutubwira. Icya gatatu, ndongera ndabwirwa ngo iyo nteguza izina ryiwe yiswe n'umubyeyi we umubyara ngo ni Yosuwa. Amen. Izina ry'iyo nteguza yitwa Yosuwa. Umwuka w'Imana nambwiye ngo iyo nteguza irahari, ubu ngubu iriho, iri mu gihugu, ntiturayimenya, ariko izina ryayo yitwa Yosuwa, n'ubu iriho. Niyo mpamvu ngira ngo mbabwire ngo iby'Imana isezeranya by'ububyutse ntibiri kera, kuko integuza yabwo y'ubwo bubyutse iri mu gihugu, ubu ngubu iriho, yaravutse ari mu gihugu, kandi nawe yejejwe muri cya gihe cya gatandatu. Iki gihe turimo nawe arimo arezwa. Amen. Yitwa Yosuwa. Iryo niryo zira yiswe n'ababyeyi. Uko niko umwuka w'Imana yambwiye. Mbwirwa yuko kandi iyo nteguza ariyo izajyanwa n'umwuka muri bya bihugu bine kubishingamo ibendera ry'ubutsinzi. Amen. Tuvuga ku gihe cy'ububyutse, inyigisho ya mbere, ni nayo mpamvu ngira ngo mbibutse yuko izi nyigisho cyangwa se abo butumwa utawukurikiranye ugenda icika ibintu byinshi. Bigusanga ugende wumva ubwa mbere ubukurikirane, kuko uko butondetse niko umwuka w'Imana yabumpaye. Bisaba kugira ngo ugende ubwumva bwose ubukurikirane kugira ngo hatagira ikintu kigucika. Amen. Nkivuga kuri ubutumwa bwa mbere, navuze iby'ibihugu bine bizahagurutswa muri Afurika, bigiye guhagurutswa hamwe n'u Rwanda. Hanyuma ibyo bihugu bine bigahagurutswamo abakozi benshi mu gukwirakwiza, mu kubera isi, mu kujyana ubwami bw'Imana bukiza abantu, bwinjiza abantu mu itorero ry'Imana, mu kujyana agakiza mu isi. Ibyo bihugu bine bizavamo abakozi. Narabivuze muri Afurika, gusa sinavuze ibyo bihugu. Ariko muri ibyo bihugu uyu mugaragu cyangwa se iyi nteguza izoherezwa n'umwuka w'Imana ngo igiye gushingamo ibendera ry'ubutsinzi muri ibyo bihugu bya Afurika. Hanyuma ngo nirangiza gushingamo ibendera, ngo nibwo ibyo bihugu bizahishurwa. Amen. Niwe ufite ubushobozi, iyo nteguza niyo ifite ubushobozi bwo kubitangaza. Ngewe ntago narabihishwe. Amen. Iyo nteguza rero niyo izajya gushingamo ibendera muri ibyo bihugu. Amen. Icya kane, Imana yongera kandi kumbwira cyane, kumbwira yuko iyo nteguza izagendera muri we. Ibimbwira ibitsindagiye, irambwira ngo iyo nteguza Imana izagendera muri we, ngo kandi ikorere muri we, ihinduke. Iyo nteguza izahinduka umucyo uvira amahanga. Imana izakorera n'ibitangaza muri iyo nteguza. Usibye ko izateguriza, ariko ubundi nyuma y'ubwo bubyutse bumaze kuza ntizaba ikitwa integuza y'ububyutse,
ahubwo nayo izahinduka umukozi nk'abandi. Imana izakorana nawe, izagendera muri we, izamukoresha ibikomeye. Uko niko Imana yambwiye. Mfite amatsiko yo kuzamureba nanjye, mfite amatsiko yo kuzareba uwo Yosuwa ninde, nzamureba. Imana izafashe murebesha amaso yanjye, nanjye aho nzaba ndi nzamumenye. Akanyuma rero kuri iyi nteguza nongeye kubwirwa yuko izigishiriza mu mihanda ndetse no mu nsengero. Amen. Soza rero nabwiwe yuko inyigisho azaba afite za Yesaya mu mwambaro wa Yohana, ibyo byose ngazabikora ngagenda mu nsengero, kandi ngazaba agenda no mu mihanda. Street z'uyu muga zaba zigendamo, niba zagenda mu zindi ntara ntago mbizi. Icyakora azaba abwiriza mu Rwanda, nta handi azajya azategurizwa ububyutse, azabuteguriza mu Rwanda kuko ariho buzatangirira. Haleluya. Iyo nteguza rero nigusanga mu rusengero uzaba urimo, nimuhurira mu muhanda ukayibona yigisha inyigisho za Yesaya, ukabona kandi yambaye umwambaro, iri mu mwambaro iravuga iri mu mwambaro wa Yohana umubatiza, warasomye Bibiliya uramuzi, uzamenye yuko ububyutse bwegereje, uzamenye yuko iby'Imana yavuze byegereje. Iyo niyo nteguza nabwiye n'umwuka w'Imana yuko iri mu gihugu. Mfite amatsiko yo kuzayireba nanjye, nzayirebesha amaso yanjye, ndabizi ntago ari kera, ariko iri mu gihugu cyacu iracyahishwe. Amen. Yesu rero abaho umugisha. Icyo niyo nanone butumwa nagombaga kubahereza uyu munsi, babwira iby'integuza ndetse n'umwuka wa Eliya ugiye kuza mu isi. Itorero ry'Imana rero ndongera kubibutsa ngo umwuka w'Imana arambwiye ngo itorero rigeze igihe cyo gutaha, kandi ndongera kubibutsa ngo turi mu gihe cyacu. Mumenye yuko Satani aryamiye amajanja, azi yuko iki gihe kigiye gukurikiraho ari igihe cye, ni igihe cyo gushurwa ku mugome. Ibyo kandi narabibabwiye, itorero ry'Imana ubimenye. Imana rero ndayisaba, ndayisenga uko nshobojwe ngo imfashe cyane ubu butumwa bugere ku banyetorero aho bari mu isi yose. Bizahagera biti, ni ngewe uzavuga, nawe ukagohereza mwene so uzi ko ari umwitorero rya Kristo, akabumenya bugakwira isi. Imana ifite uburyo, ifite ubushobozi, izabikora. Nkibaza icyo kibazo uburyo bizagenda. Nahise kandi ntekereza kuri Yona. Imana yambwiye ngo ajye kubwiriza, gagenda yirukanka yanze no kubwiriza rwose, avataho ntago najya kubwiriza bishe basokuruza bacu. Ariko ijambo ngo yavuze yirukanka abwiriza atabishaka, ngo ryageze ibwami. Gabane igihugu cyose kirabimenya, bisiga ivu, bambara ibigunira, batakira Imana. Igihugu cyose kirabimenya, kandi yabivuze atabishaka yigurukira. Ariko kubera ubutumwa bwari ubw'Imana bwarakwirakwijwe burinda bugera ku mwami. Niringiye nanjye yuko ubu butumwa buzagera ku itorero ryose, ku munyetorero ahari mu isi yose. Yesu urabo umugisha. Turasoje, abagirire neza, abahazi ibyiza. Yari mwene so muri Kristo Yesu, Egide Ndabarasa. Shalom, shalom. Conférence d'accomplissement de la prophétie. Rompre définitivement avec le passé, se tourner résolument vers l'avenir. Le plan de Dieu pour la Légion des Grands Lacs africains est en train de se réaliser. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Rwandaises, Rwandais, Burundaises, Burundais, Congolaises, Congolais, et vous toutes et tous, habitants dans divers endroits de la planète. Nous, les femmes révélées du réveil, avons l'immense joie de vous inviter à une conférence spirituelle prévue à Utrecht, aux Pays-Bas, du 31 octobre au 2 novembre 2025. L'objectif de la conférence est de dévoiler et d'expliquer le plan de Dieu pour la région des Grands Lacs d'Afrique centrale, tel que Jésus-Christ lui-même l'a révélé à notre sœur Marie-Esther Murebwayire. Ce plan de Dieu porte entre autres sur les éléments ci-après. Un réveil spirituel sans précédent dont l'Afrique centrale sera un foyer de départ. La gloire de l'Église des derniers temps et la gouvernance inédite du nouveau pays et la préparation au retour dans nos pays d'origine respectifs
d'où nous reviendrons vers les anciens pays d'accueil avec un message de réveil appuyé par des témoignages vivants. Nous romprons définitivement avec l'ordre ancien et entrerons dans une ère nouvelle conformément à la parole de Dieu que voici. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Et c'est dans Jérémie au chapitre 1er, verset 10. L'acte de rupture avec le passé sera posé en présence des anciens de l'Église et des hommes politiques résolument décidés à tourner le dos à l'ancien système au sein duquel ils ont évolué. Les concernés réaffirmeront leur ferme volonté d'entrer et d'œuvrer dans le nouvel ordre qu'ils auront officialisé en le proclamant publiquement. Ce sera également l'occasion de marquer officiellement le passage de témoins entre générations dans le cadre d'un projet dénommé Ruma, ainsi que la langue rwandaise pour Rwanda, umurage utegura amateka mashya muri Yesu Kristo. Cela est par ailleurs conforme à une prophétie d'Ésaïe libellée en ces termes. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et c'est dans Ésaïe au chapitre 43, versets 18 à 21. Nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues. Que l'Éternel vous bénisse. Pour toute demande d'information, contactez plus 33 7 66 05 50 77 ou plus 41 7 94 51 80 05. hamwe na Yesu ndi umutsinzi no kurushaho.